ntago ari byo sinzi ikintu cyaba kinkuyeyo kuko akazi ndi kugenda ngeraho cyangwa intambwe ndi kugenda ntera ntago ari mbi ku buryo navayo. Ni ikintu ntago rero aka kanya amasezerano yanjye yari yarangira cyangwa nyahagaritse. Amasezerano yanjye aracyari muri Incredible Record. Amatsiko namara abantu nuko ngewe ndi muri Incredible, amasezerano yanjye ntago ararangira. Nababwira ko Incredible kuba nyirimo nta kibazo nyifiteho, bikorwa byanjye biragenda neza, ndi kugenda ntera imbere umunsi ku wundi, ndi kugenda nzamuka kurushaho. Ndi kumva rero management yanjye ihagaze neza ku buryo atari aka kanya ko kugira ngo mbashe kuva muri Incredible. Ku giti cyanjye ngewe ntago nari navamo, usibye ko hari abagiye bavamo banza ariho babyitiranyirije bakagira ngo n'abandi bose bagiye, ariko nimba haragiye umuntu umwe ntago bivuze ko abantu bose bari muri Incredible bavuyemo, kuko buri wese asinya contract yiwe itandukanye. Ibyo ashobora kugirana na Karfan cyangwa Dani nanone ntago ngemba mbizi neza. Icyo nitaho ni ukureba ko ibyanjye biri kugenda neza, then buri wese agiye afite contract itandukanye n'iya mugenzi we. Rero n'abandi bashobora kuzaza bakaba batangaza ukuri nimba bari muri Incredible cyangwa bararangije amasezerano yabo. Yes, navuga ko ni byiza kumenya ko hari urwego wagezeho, then ukabasha kumanaginga urwo rwego narwo wagezeho. Navuga ko nari nkeneye kugira kure, gutekereza neza ibindi bintu biri bukurikire ibyo nakoze, ingufu nashyizemo cyane mu kuzamuka kwanjye. Ni ikihe kindi ngomba gukora kugira ngo ngomeze nzamuke kurushaho. Navuga ko ntago ari uko nabaye mpagaritse, oya, ntago ariko bimeze, kuko ndumva nta gihe kinini gishize ibikorwa byanjye abantu babibona. Bushize baherukaga go down, narindi muri Primus Guma Guma Superstar y'uyu mwaka. Uri kumva rero ko uburyo bwo kugaragara bwari bugihari. Navuga ko nari ngifite byinshi byo gukora, niyo mpamvu rero natekereje neza ko iki gihe ari cyo kongera gusubira mu gukora indirimbo nshyashya kandi nziza ziryoheye ugutwi nk'iza mbere abantu bari bubashe gukunda. Navuga ko iki nicyo gihe nari nabitekerejeho. Icyo navuga cyo abahanzi 10 baba bari muri Primus Guma Guma Superstar, ni ikintu kuba umuhanzi umwe mu 10 bageze Primus Guma Guma Superstar mu bahanzi bagera, ntazi umubare wabo baba mu Rwanda benshi cyane. Ni ikintu kinini, ni ikintu cy'agaciro, ni ikintu umuntu aba agomba kwibuka, akamenya ko bwa mbere na mbere ari muri abo bahanzi 10 bakunzwe mu gihugu. Ni ikintu cy'agaciro kandi nshimira buri muntu wese wabigizemo uruhare kugira ngo mbanze kugera muri abo 10. Ikindi navuga cyari gikenewe cya mbere ni ukwereka abanyarwanda icyo nshoboye barakibonye. Kuri stage babonye uburyo nitwara, kuri stage babonye uburyo nambara, kuri stage babonye uburyo ndirimba, babonye ababyinnyi banjye abo tuba turi kumwe, babonye uburyo abantu bankunze. Navuga ko icyo nicyo kintu cya mbere, nako cya kabiri numva cyari gikenewe cyane kugira ngo impano yanjye ikomeze kuzamuka kurushaho. Iby'imyanya byo ntago nabitindaho cyane. Imyanya ntago ariyo natindaho cyane, kuko buri muntu wese warebaga hariya niwe navuga ko ari utanga umwanya we akurikije amarangamutima yiwe. Hari umfata nk'uwa mbere kuri we ku giti cyiwe,
hari undi nyine unshyira ku mwanya wa 10, hari undi wanshyize ku mwanya wa 5. Navuga ko umwanya mwiza ari uwo umuntu asigarana mu mutima wawe, mu mutima we, bitewe n'uburyo ari kukubona kuri stage. Naho imyanya byo nta kibazo nabigezeho. Icyo nabwira abakunzi banjye ni ukunshyigikira. Davis bamenye mu ndirimbo zigiye zitandukanye, My Sweet, Biryogo, Maria Kariza, My People, bakunze gukurikirana ibikorwa byanjye. N'ubu ngubu rero ndagira ngo mbabwire ko urugendo ruracyari rurerure, ni byinshi umuntu akeneye gukora imbere. Ntabwo ubu ngubu navuga ko ngeze ku ndunduro y'ibyo nifuzaga kugeraho. Ndumva ko aribwo ngitangira, nabo rero nibumve ko aribwo bagitangira. Tugomeze gufatikanya, dushyiremo ingufu, ibihangano byanjye bagomeze kubisaba, bagomeze kubyumva. Ni ikintu cyiza cyane nabasaba, mbikuye ku mutima. Then kariyeri yanjye irakomeje, hari indirimbo nyinshi mugiye kugenda mwumva zigiye zitandukanye, harimo amakolabos amwe n'abahanzi bo mu Rwanda ndetse n'ayo hanze. Ibikorwa ni byinshi cyane. Ikindi bitege Sweet Love, video yayo deje ubu ngubu irahari, yararangiye, hasigaye kugira ngo tuyishyire hanze. Mu minsi mikeya nayo irabageraho. Ucura mu bakobwa, ntacyo nakora tutari kumwe. Sweet Love ni indirimbo y'urukundo, birumvikana. Byonyine Sweet Love ni amagambo y'urukundo, ni amagambo aryoshye. Navuga ko rero ni indirimbo iri deep cyane mu rukundo, message irimo ni y'urukundo cyane. Nyuma ya Primus Guma Guma ni ibintu bimeze neza. Nababwira ko nyine mbazaniye indirimbo nshyashya yitwa Sweet Love nyuma ya Guma Guma. Navuga ko ni indirimbo nziza cyane. Ikindi ni indirimbo itandukanye n'izindi zose naba narakoze. Nabwira abakunzi banjye ko iki ni cyo gihe cyo kugira ngo mbereke ibindi nshoboye kurenza ibyo bari bazi. Niyo mpamvu rero nakoze indi style itandukanye n'izo narindi gukora. Iri muri style ya Zuke Machine. Ntabwo ari ukuvuga ko atari uko nakomeje muri Afrobeat. Navuga ko iki gihe kiba gikenewe kugira ngo abakunzi bawe, haba n'izindi njyana zizagenda zigerwaho nk'uko twakoze Vora iri hip hop, trap music. Navuga ko n'izindi rero ari byiza kugenda umuntu acishamo akagera mu ngeri zose. Abakunda umuziki ukuze, abakunda umuziki ugenda gahoro, abakunda indirimbo zirukanka, bose bakisangamo. Then nibwo uba uri umuhanzi w'abantu bose koko nk'uko baba bishaka. Buri wese aba akeneye kugira ngo yibone muri weho. Niyo mpamvu rero nakoze iyo ndirimbo. Ntago ndi buvemo kuko niyo njyana yanjye. Navuga ko niyo identite yanjye. Kuba rero nacishamo ngakora kandi kantu gatoya ntago byakuraho ko ndi muri Afrobeat, nkora Afrobeat. Nyuma y'iyi ndirimbo bazumva izindi Afrobeat zigiye zitandukanye. Nzajya ngomeza ngende nshishamo gutyo. Yakorewe muri Incredible, ikorwa na bagenzi Bernard, manager wanjye. Nshimira cyane ku bw'akazi kose tugenda dukora. Umwaka wose urangiye tugize ikintu tugeraho, haba mu buryo bwo gutera imbere mu bihangano, haba mu buryo bujyanye n'ubuzima busanzwe. Barabizi byose biri kugenda bizamuka. Ndamushimira cyane.